When you understand the game, iyo utangiye gusobanukirwa umukino, you don't panic. ntabwo ujya upanika, uratuza. 7 rules for a successful life. Amategeko 7 yo kugira ngo mu buzima uzaba umuntu byakunze. Itegeko rya money speaks, nobody checks the grammar. Buriya amafaranga avuze nta muntu ujya kuvuga ngo amafaranga se buriya mu kirenga avuze nabi ngo yishira urimi. Financial intelligence. Rero banza wubaka ikintu cyitwa amafaranga nicyo kizaguha agaciro mu bantu bose. Itegeko rya 2. It's only about who stands in the rain with you when iri tegeko rigende kuri cyaje uvuga ngo ninde twahagararanye mu mvura tukanyagirwa twembi. Have a choice to be dry. Mu gihe afite amahirwe yo kujya hari akazuba kabameze neza, uwo muntu wambaye hafi cyaje ibintu byanze ninde. Remember that and keep these people in your life. Icyo gihe abo bantu uzajya uhora ubibuka kandi uzagumane nabo mu buzima. Itegeko rya 3. You can meet a boy who's 35. Ushobora guhura n'umusore ufite imyaka 35 akaba ari umusore nyine mu mutwe pe ubona kadakuza araho yasamye. And a man who is 23. Ariko ugahura n'umwana ufite imyaka 23 ugahita wumva ko mu mutwe we ari umugabo ukomeye kandi ufite ibitekerezo bizima. Don't judge a book by its cover. Rero mu magambo make ntukajye gucira urubanza igitabo urebeye ku gifubiko cyacyo gusa cyangwa ibyo banditse bavuga mu ncamake. Number 4. Itegeko rya 4. Success hugs a man in private. Buriya iyo ibintu wabigezeho biza mu ibanga pe. Failure slaps him in public. Ariko iyo waraburije usebera mu ruhame. That's life for men. Ubwo nibwo buzima abagabo tubayemo. Strong eat the weak. Either you win. Igikomeye strong eat the weak. Ufite imbaraga nyine tu aryo utagize icyo afite. Naho ndi bari no gutsinda cyangwa ugatsinda. Nothing in between. Nothing in between. Nta kiba kiraho hagati. Number 5. Icya 5. Look at the people in your circle. Nureba mu bantu muri kumwe mu ruziga bakuzengurutsa abantu b'inshuti zawe za hafi bamwe bita inshuti zawe za hafi. And you don't get inspired. Ukabona nta muntu n'umwe wavuga ngo shancha kugera ku byo yagezeho. You don't have a circle. Uzamenye rero ko nta nshuti zikuzengurutse nazo. You have a cage. Uzamenye ko ahubwo umeze nk'umuntu uri muri gereza uzengurutswe n'imbura mu maro gusa. Number 6. Itegeko rya 6. Those who fly solo will have the strongest wings. Umuntu najya gufata umwanzuro wo kuguruka wenyine cyangwa se igifasha umwanzuro wo kugenda cyonyine ujye wizera ko ukomeye ibyo ugiyemo nyine uri bubyifashe. So fly as high as possible. Rero ugikomeza ugenda ugera kure cyane. Meet other people with strong wings. Ugenda uhure n'abandi bo mu rwego rwo hejuru nyine putu apana bari abo hasi baraho bari ubara abataye hasi. Mu magambo make ikiguruka cyonyine kigomba kuba gifite amababa akomeye aho kugira ngo rero bigende bityo uzaguruka ugere kure cyane ahubwo ugurukane n'abandi munganya amababa. Itegeko rya 4. Your loneliness make you reconnect with toxic people. Ntugatume kuba wumva ufite irungu biguhuza n'abantu b'impura mu maro b'abantu bakwangiza gusa ngo kuko wumva ufite irungu wabuze icyo ukora ngo reka mpe kuganira n'abantu tubiraho ntari. You shouldn't drink poison just because you are thirsty. Mu magambo make ntuzifate ngo ujye kunywa uburozi ngo nuko wumva ufite icyaka reka. Which rule helped you the most? Itegeko ryagukomye muri ibi ngibi ni irihe noneho? When you